yari uw'agaciro episode ya 11. Ibikorwa umugabo wanjye na mushiki we bankoreraga rwose kubyihanganira nabonaga biri kugenda birushaho kunanira. Nari maze igihe kitari gito ngerageza kurwana no kubyihanganira, nubwo hari aho byageraga nkumva birananiye, kuko buriya ushobora kwihanganira ibyo aribyo byose umugabo wawe yagukorera, ariko iyo bifatanya na mushiki we byo hari igihe bishobora no kuzamo kuba warwana n'umuntu. Ariko nari naragerageje kwihangana kuko ntarinzi impamvu y'ukuri ituma bitwara batyo. Nanageragezaga kumva ko ari uko koko zubakwa, nkumva nyine nkwiye kwakira ko ari uko abo bantu bateye, nkamenyera imyitwarire yabo mibi. Ariko ubwo umugabo wanjye yambwiraga ko ndi umunyamwanda, yirengagije ko ari mushiki we wanduje aho nari maze gutunganya, byarambabaje cyane. Wenda ntabwo nagiraga isuku yo ku rwego rwo kutabona icyo nengwa, ariko rwose isuku ni kimwe mu bintu nageragezaga uko nshoboye nkakorana ukwihangana. Nongeye noneho gushengurwa n'amagambo mabi yambwiye, aho yambwiye ko nshobora kugenda nkareka gukomeza kubangamirwa niba ngo bambangamira. Tekereza nawe kumva umugabo wawe ageze aho kubwira ko ushobora kuva mu rugo rwe niba ubona ko akubangamira. Ntabwo wakumva amarira narize uwo munsi, nubwo ntaho kurira nari mfite. Uwo munsi niriwe nsubiza inyuma intekerezo, nibaza mu by'ukuri icyo nkora muri urwo rugo rutambonamo agaciro na gato. Nabonaga ndurimo kubwo kwihambira nkarugumamo, kuko ba nyirarwo banyerekaga ko nta kamaro na gato mbafitiye. Iyo ibintu nk'ibyo byambagaho, nahitaga ntekereza intango yabyo, nkareba uruhare ibyo byose nabigizemo, nkumva rwose icyo nicyo gihano nari nkwiye guhanishwa. Nubwo byabaga bigoye, nabonaga nkwiriye gukomeza kubabazwa n'uwo nasanze nzi ngo arankunda, nkasiga uwari warankunze kera ndetse akanangira umugore we. Ubwo kandi sinjye wari ubayeho nabi gusa, kuko n'abana banjye nabo batari borohewe. Gukubitwa kenshi kandi nabi byari bimaze kuba nka kimwe mu byo bagenewe. Yaba umukuru cyangwa muto bakubitwaga kimwe, kandi akenshi bakazira udukosa tudashinga. Kugira ngo babone ibikoresho by'ishuri byabaga ari intambara. Banabihabwa bigaherekezwa n'inyuro zitagira ingano, zirimo izibibutsa ko uwo babyaka atababyaye. Amafaranga y'ishuri yo yatangaga ari uko abishatse, atitaye ku mpapuro yahoraga yandikirwa n'ubuyobozi bw'ikigo bigagaho. Nyamara nubwo abo bana banjye babaga babayeho batyo, uwo yari abayeho mu buzima butandukanye cyane n'ubwo. Uwe yigaga ku kigo cyiza kandi kiriho menshi, akayatangira igihe, kandi uwo mwana yari afite umumotari wamujyanaga ku ishuri, kandi akaza no kumugarura mu rugo. Mu gihe abanjye nubwo aho bigaga hari imodoka itwara abana baturuka mu gace twari dutuyemo, bari barabwiwe ko nta mafaranga yo kubategera ahari, ko bakwiye kumenyera kugenda n'ibirenge, haba mu mvura cyangwa ku zuba. Mu mpera z'icyumweru yajyaga ajyana umwana we na wa mushiki we bakajya gusangira. Twe tukabibwirwa no kuturatira ibyo banyoye cyangwa bariye n'impumuro zabyo, kandi byongeye agasuzuguro bakakarusha imbwa iryana. Hari igihe najyaga ntekereza ko nkwiye kuva muri urwo rugo, ariko nanone nkibaza uko nzabaho n'abana banjye bikanyobera. Nta kazi nari mfite, nta gishoro nari kubona, mbese nabonaga nta buryo bundi nabona bwatuma nongera kugira nanjye icyo nkora, nubwo cyamfasha kwita ku bana banjye gusa. Abavandimwe banjye ndetse na mama basaga n'abankwiyeho amaboko, ngo kuko ibyambagaho ari njye warabigizemo uruhare. Umunsi umwe nibwo nahamagaye se w'abana banjye, mutekerereza uko dusigaye tubayeho, nawe agira agahinda ndetse nsaba kuzamwohereza abana be, ngo kuko nubwo akennye batabaho nk'uko babayeho aho. Nanjye nabonaga ari byo ngomba gukora, kuko aho nabonaga babayeho nabi. Kuko buriya nubwo barya bimeze bite, ariko ubiryana intimba bitagera ku mutima. Gusa nanone abo bana barigaga, kandi ntabwo nari guhita mbakura mu ishuri, kuko nari maze kubona ko amaherezo ari ugutandukana nawe. Natangiye gushakisha igishoro ku buryo wenda nazagiheraho ntangira ubuzima. Ntabwo byabaga byoroshye, kuko amafaranga nari kujya nyakura kuyo guhaha yabaga yampaye. Se w'abana banjye nawe nubwo twari twaratandukanye, ariko twari dusigaye tuganira, tukaba twanagirana inama. Rero namubwije ukuri, mubwira ko rwose maze kurambirwa kubana n'uwo mugabo nari narasanze, ko ndi gushakisha igishoro
maze nkatangira ubundi buzima bushya. Yabanje kumbaza niba narabanje kubitekerezaho neza kuko nkadashyigikiye ko najya mpora ntandukana n'abo twashakanye. Rwose namubwiye ko maze kurambirwa kwihangana, ko kugira ngo nziyahure mbitewe n'agahinda urwo rugo rushya runtera bibe byanatuma abana banjye baba imfubyi imburagihe, nahitamo kuruvamo nkabaho nabi ariko ntarurimo. Yambwiye ko nubwo nawe nta mafaranga arabona ko ariko hari icyo ashobora kumfasha, nuko ampa ibihumbi 100 ngo nzayongeranye nayo nari maze kubona. Nuko natangiye kugenda ngura ibikoresho bimwe na bimwe byo mu nzu nkabibitsa, ndetse ntegura n'icyo nari kuzakora, maze kubona ko nta gisigaye ntegura uko nzamusezera.